bazana agafilme k'urukundo keza cyane utangiye n'umukobwa wari uri muri toilette ariko kumanura agakanzu kiwe. Murebe angaha ku muryango we turabona umusore uri kumuhengereza. Umusore dore ari kumuhengereza yengereza umukobwa wibereye muri toilette ari kumanura agakanzu. Umusore baramwinjiranye abayinjiye muri toilette, umukobwa yari ari, umukobwa abanza kwikanga. Ndabona umusore amumanurira ikanzu yiyi. Murebe angaha umukobwa dutabona asa nkaho yasinze. Ahangaha batwereka abandi bari kwibyinira ku ruhande muri salo, bari mu tuntu twabo bishimye, ubona ko basinze ari kwinywera utuyoga bishimye. Umusore aba wari kubyina barahagaze. Gasa umugore wanjye ari ahangaha batwereka dore umugore we disi ari muri toilette ari kumwe n'ikindi kigabo tuzi ibyo barimo. Umusore atangiye kubaza umugore wanjye ari dore umusore yitaza yigendesha gutya, yigendesha gutya ari kwisa umugore ngo umugore wanjye abaramuhamagaye. Umugore aba arikanze abasohotse muri toilette yirukanka, umuhungu ari kuza baba barakubitanye amusunika amusize kugira ngo atabona umusore bari bari kumwe. Umuredure umusore asohokamo nkaho yari aho hafi. Urebe ahangaha umusore umugore akamubwira ati se ngo sheri ngo uri mu biki ko mbona ufite ikibazo cyo kuyagara cyane, ngo ndabona sheri wawe yishimye cyane yasinze. Gasenga uyu musore we ngo ari mu biki mande kuko ngo mutaza ngo twenjoyinge kandi twaje kwishima. Baje mu kirori bose na wabo bari kubyirana ngo ngwino hano ngo twibyinire, barongera mukuru ngo yagiye kubakurikira, umugabo arongera aramugarura. Mureba ngaho turakomeza tureba bari umusore ari kwifatira umukobwa bibereye mu tuntu twabo, kuko ubone ko ari gutitiramo ukuntu buri kigabo cyo mana yanjye cyamwishimiye. Turabona kino kigabo gisa nk'igiyeyesi kiri gushaka kumukorera utuntu tw'abantu bakuru. Wese mwirebere gusa n'utakanda subscribe ndakubitsa kuyikanda kugira ngo uzajye ubasha kubona filime tubagezaho umunsi ku wundi nziza cyane kandi ziryoheye amaso yanyu ndetse zirimo n'inyigisho. Batwereka umusore arakomeza afata umukobwa ari gutitira kumubwira ati se wowe witonze kuko tugayigana tujya basi heza. Ambwira ati ariko ubona ngana icyo bitwaye baby sibyo. Umusore arakomeza yiyabuza inzoga, abonye umugore we ko nta kibazo afite arakomeza arinywera. Avuga ati ko sinzi uburyo ndi kumva ndi kugenda amera, oya nta kibazo ngo twinywere twe tutuze. Kumbi n'uyu mukobwa uri ahangaha ni umugore wa kiriya kigabo kiri gushaka kuryamana n'uriya mukobwa. Murebe dore ahangaha umusore tubona aragiye arikuriza ahangaha arababonye ngo kimana ngo wowe ngo uri ku mugore wanjye uri muri mu bikimana. Ndeba twereka wa mugore wundi none ahangaha ku ruhande uri kwinywera ibiyoga, batangira gutitira bagira ubwoba bw'ati ibintu adusanze twari turimo. Bahita baza ngo kwibyinira zuki, ngo sheri ngo uvuye twibyinira zuki, bari kwibyinira amazuki. Urababona na kino kigabo kiri kumwe n'umugore wacyo, umugore wacyo ntago akitayeho ari kwinywera utuwisiki. Dore kino cyo bari kurebana urujisho we n'uyu mugabo. Dorebe bari kurebana uruno rw'urujisho. Iyo ari kumuhata inzoga wa mugabo urebe uburyo ari abagome, amuhaye inzoga kugira ngo anywe akomeze asinde cyane. Urebe umuhungu arakomeza arinywera arasinda. Dore ahangaha umugabo umusore disi urabona cyane asinze kiri kubyina ibitabaho kita cyicara hasi. Ngo umwana ngo umutwe uri kundya ngo sinzi uburyo numva nyisemera kabisa. Anyweye inzoga yihuta cyane kandi zino nzoga ziba zikomeye ku rwego ruhambaye kuryo zinyweye wihuta uhita uhura n'ikibazo. Umukobwa baragiye, umusore baba barajyanye baba barigarukiye. Ngo nyine yasinze ngo twese twikorera utuntu twacu tugakomeza uko byari bimeze neza. Ngo hari ikibazo se nubwo twaba twitonzeho gatoya, ntabwo turamenye ko yasinziriye neza ngo ubundi tubone kubikora dutuje. Ngo yari kungwa abaye witonze ngo kuki wihutisha ibintu, ngo yatuza ngo ngende ukubwira ibintu nzi neza yuko iriya nzoga buri rahita imusinziriza. Murebe uno musore ubona yuko nta muwa afite abe na nkeya kabisa. Umusore ikintu yishakira ari kwishakira kwikorera tikutiku ubundi akemerera fresh akava mu bintu nk'ibyo ngibyo uno mukobwa ari kumubwira. Umusore tubone ko nta muwa afite abe na nkeya, we ahita azibisha umukobwa ngo ceceka wenda kwereka utuntu twikorera kandi turadukora turagenda neza ku murongo ubwo twabyifuje. Ngo hari ibise rebe bahita batangiye kuzima wa mugore wa musore barabafasha hamwe ngo ni kwa gakobwa we ngo waje kuntwarira umugabo ngo nzi cyakuzanye
biranga biramucanze. Niko wagakobwa we, umukobwa atangira gutitira, umugore ahita afata umugabo we gutya mu mashati amufata ngo ngwiki, ngo uri mu biki, ngo uri kunca inyuma ya gicucu. Ye umugabo wagira ngo ni inganzwa, umugore aramukurura kuriya, umugabo aramubwira ati ariko wambabariye ko njye nataguca inyuma, subiza ko ngukunda sheri. Biranga wa mukobwa yahita aza kwirebera umusheri w'iwanga, umusheri wari kwisinzira, wandeka mbanze nisinzirire. Yatamubwira ati ngo se gusheri nakwimye iki ku buryo ushaka kunca inyuma ku kariya gakobwa kakana gazi kadafite icyo kamaze nk'ikigori kigusa. Ngo ya ntabwo naguca inyuma sheri, ngo kandi urabizi ndagukunda, ngo nakubonye ngo uri kunzanaho imitwe kandi nakuvumbuye. Umugore we urabona ko adakaza n'ibintu cyane, ariko tubonye ko asa nk'ugira amahane mu bantu murebye n'imyifatire yiwe n'uburyo abisa babona ibyo bigenze. Dore aha ngaha umuhungu ahita azanga ambwa ati ngo ahite nkamugufasha tukamujyana mu cyumba, kandi ibyo byaba byiza sibyo, ngo reka tumujyane mu cyumba wenda nibwo aratuza neza, ngo nta kibazo niba wumva ari byo byiza waza ukadufasha kabisa tukamuterura tukamujyana. Umusore baramuterura ngo bamujyane mu cyumba. Dore mu kumujyana mu cyumba wa mukobwa nawe ahita bagenda inyuma agiye kureba aho baryamisha umugabo we. Dore cya kigore cyo gisigara cyicaye aha ngaha gifite ubwoba kiri kuvuga ati mana yanjye kiriya gikobwa ndakikubita nikishaka kungira ku mugabo. Ngaho wumve, dore aha ngaha umukobwa bateruye umusheri we bamujyana mu cyumba, bamuzanye mu cyumba kuryamamo. Dore bamuzanye kuryama wa musore. Ureba agafilmu kacu ko kari kugenda, gusa muntu utakanze like na subscribe ubyibuke cyane kugira ngo ubashe kujya ubona izi filime zacu umunsi ku wundi twapodinga saa moya za nimugoroba. Dore aha ngaha urebe umusore ahita atangira kuganira na wa mukobwa, aramubwira ati ngo wabibonye yuko twamugejejeho mu mahoro, murabona twakora ibyacu. Ariko buri gihe si wa musore we urebe umukobwa bimubwira mu bikina, ariko umuhungu urabona yuko yasaze imana yangiye. Dore umukobwa nawe atangira kumwigereza, noneho naby'ubwoba ari kumukoresha utuntu tw'utumasaje, umusore yishimye. Urebe aha ngaha umusore atangira gufata utuntu hasi, umukobwa akanga ngo ati wabaye witonze ngo dusaza atasinziriye neza, ngo ntamubonye ngo yasinziriye kuko nta kindi kibazo gihari kabisa, sibyo wowe reka twikorere utuntu twacu vuba vuba cyane. Umusore atangira kwitoresha udubizo, umukobwa nawe akamuha, bahita bumva cya kigo gisakuje ngo niko ngo muri mu biki ko mwatinzeyo. Batangira kugira ubwoba kiri kubavangira mu bintu byabo bari kwikorera gahoro gahoro, bitangira kubavangira. Mana yanjye umusore arabanza aramanuka avuga ati iyo cya kigore kiba kinyiciye utuntu twari naringiyemo. Umusore baramanutse haje aramubwira ati ngo none se sheri ko rusakuje cyane wari ubaye iki koko ubu ngubu, reba ngo twe tugiye kuryamisha umurwayi, umuntu yasinze cyane twe tugiye kumuryamisha, wari ugize ikihe kibazo? Subiza ko ngukunda, nawe ari kwinywesha amawayini menshi cyane, ngo yango witonze zaramusukire. Umusore arafungura noneho amushyiriramo nyishamwe tose warekeye iyo ngiyo, ngo yango gakubita kamarimo vuba vuba cyane ukanywe rwose. Ngo yananyweye nyinshi ariko ngo yanarire nako kanywe, ngo yakanywe vuba vuba kose. Umusore ari kuzimuhatira kugira ngo nawe asinde, rebe ari kumusaza. Umugore dore turabona atatangira kumera nabi, amubwira ati okay nta kibazo n'iki atangira kumva atameze neza, amubwira ati nshaka gusinzira, ariko ndagukunda sheri. Amagambo y'abasinzi kiri gusinda kivugira ibigambo. Dore aha ngaha cyasinzira kiri kuvuga ati nshaka kwisinzirira. Dore aha ngaha ikigore mu kuryama biri kwanga, kiri kwisaza kigira ibiki byose kiri kuryama. Umusore we kumbe ari kwishakira porote ngo ajye kwirira icyana kiba yararwaye yasize, kiri gushaka guca inyuma umugore we, kandi umugore ari muri iyo nzu. Bari bapanze ngo bakore pati y'imiryango ibiri ikundana y'inshuti, none kumbe umusore ashaka kubaca inyuma. Murebe uburyo ibintu biri kugenda. Umusore aba arahagurutse gake gake ashaka kugenda, kandi se ashaka umugore abimenya. Umusore aba arahagurutse arashaka kwita azamuka akajya kwirebera icyana. Umusore aba arazamutse, baragarutse aje kureba
icyaha gisheri cyane kiri. Dore nguyu umusore abaraje dore arebye akora abanza kureba ko umusore asinziriye, abona ko asinziriye. Umukobwa dore ahangana aryamiye, none urebe umusore abanza agenda amufata ku musatsi wose, afata ahantu hose. Murebe ibintu biri kuba, ari kumukorakora ibintu byose, ari kumukorakoraho. Umusore amubwira ati ngo nese wakongera ukabyukaza tukikorera ibintu twari turimo. Ngo haba witonda, ndumva nanjye nagize ibitotsi nshaka kwisinzirira kabisa. Gusa ibyo kandi mbabarira ndakwinginze. Umusore ari kubona ahita yihindukiza umukobwa vuba vuba, atangira kumusoma. Umukobwa amukubise urushyi, ngo uburyo bumpindukije vuba vuba, ngo umbwira nkahindukira neza. Umusore ahita atangira kubikora ku mbaraga, gushaka kumufata ku ngufu. Umusore umukobwa ahita agira ubwoba, ati muki umusore ngari mugi, ahita yumva wa mugore ahita yitsimba inyuma y'urugi. Mana yanjye, dore ahangaha wa mugore abaje ngo ni kwa gikobwa we, ngo umugabo wanjye arihe, kari we imbizi yaraje, ngo ntabwo yajanga, ngo ntabwo ugize yinjira muri iki cyumba. Atangira kumwishira, ngo iki gihe kumwishakira ni muntu urambona. Umukobwa agize ubwoba. Umusore dusohoka agenda gake gake mucije kutavuga. Umusore aba arasohotse, aba aragiye. Ngo ni kuko nawe uranga, ngo yagiye. Dore abaraje, ngo byagenze bite? Gushera ingufu wese, ngo mve hariya yibye ariko. Ngo se ngo wari uri mu bikimu, uko wari ushaka, ngo mvuye kuri tuwarete, wowe wari ushaka gukora iki? Nagize ngo uri kumwe na kino gikobwa. Ngo ngo sheri ntabwo ibyo bintu nabikora pe, ngo subize ko ngukunda. Kuko ngo urabona naba ndi kumwe n'iki gikobwa uhari. Ngo mbabarire kuba nari nkubangamiyeho gatoya kabisa, nari nibeshye ni ukuri cyane, mbabarire pe, sibyo? Ntoya nta kibazo kabisa, igendere kabisa, nta mutima mubi. Dore ahangaha urabona mu kigore cyasinze n'ikizaho biva naho bijya. Ndabona bino birute ubwoba. Umukobwa bariruhukije avuga ati ubwo ndurenze nta kibazo. Dore umusore noneho gashize umwanya aragaruka araza hamwe wa mukobwa yari aryamye. Urebe kiraza kitaramworosora, kirabanza kiza gikorakora ku mabuno yiwe, gikorakora buri ku maboko, gikorakora buri hantu hose. Urebe kiri kumukorakora ahantu hose, ubona ngo cyasaze, kiri kumukoraho cyishimye. Dore kiri gukora ku maninyo, gikora ahantu hose. Urebe Mana yanjye, umusore kumbe ntugiye yese biteye ubwoba. Gitangira kumusoma, gisoma ibiringiti, gisoma ibintu byose. Umusore dorari, umusore ndabona singiye nkukanuye, arebye gutya abona yarari ku masamasa imisego. Umukobwa yari yagiye, niko unese ko wari wagiye koko, naringize ngo urahari. Biramucanga, atangiye kumukorakora, mbwatereka reka njyewe ndi kumwe n'umugabo wanjye ngo ngukorere ibiki. Umusore atangira kwibaza ibintu umukobwa mukoze. Nkana umugabo wasinziriye, ugira ngo nacinye inyuma umugabo wanjye. Umukobwa aravuga ati rero njye ntabwo ibyo bintu mbifitanyemo gahunda nawe, jewe ntabwo nacinye inyuma umugabo wanjye. Urebe umukobwa ari kugenda amubwira ibigambo namukoraho, kandi ntabwo azi ko umugabo we akanuye. Niko urebe ahangaha biri kugenda bihinduka. Umugabo we arakanuye, arabibona, umujinya uramwica, ahita ahaguruka. Ngo niko washaka kunca inyuma ku mugore wanjye? Umugore we kumbe yari abizi, ushaka kunca inyuma? Ngo niko sicyo kirakurikira ahangaha, ndabikuzize. Umugabo we kumbi yari umusirikare. Haya basi, ibintu birakaze, bitangiye kugorana ku rwego ruhambaye, ku rwego tutabikekagaho. Mumirwe, ibintu biraje bihindura isura. Urebe ahangaha ibintu uko biri kugenda yihinduka, niko umusore ari kwibaza ati bimugendekeye bite? Urebe ahangaha wa mugore wa cya kigabo abaraje, avuga ati ngo iki ntabwo mwari mwasinze se? Simeruka mwanyweye inzoga mugasinda, ntabwo mwigize musinda? Byagenze bite? Ngo niko warye ngo umva ko dufata nabi, ngo warangize ngo ukarungurana n'uyu mukobwa. Ngo rero ubu ngubu ikintu gisigaye ni divorce yanjye nawe, utazarya n'imitungo yanjye. Mbonye ko nta rukundo rukuri muri gushinda, ndagukunda ntabwo ibyo nabikora.
ngo twaba turi muri examen ngo tugiri kugira ngo tukugerageze turebe ibintu ukora. Umusore biramucanza mwirisa impapuro ngo sinye divorce yanjye nawe tutarabana vuba cyane, wese ajye mu byiwe kugira ngo buri wese akomeze ubuzima bwiwe. Igisambo aragifashe azize irari ryiwe, ibintu biragoranye. Murebe umusore biramucanza ngo atabwo get out, soka muri iyi nzu vuba cyane mubone ugenda. Genda se ko tutakubona ugenda, renga tukubone usohoka ahangaha. Ahita asohoka, umusore baramwirukanye baramufashe barishima nyanga ahita avuga ati okay mwe mwishimane nk'umuryango nta kibazo. Umusore n'ikire abarasohotse, cya kigore kiwe kiba kirago. Nuko kagenze tuzabaye no mu gataha, ndabakunda cyane.